Ndi papa sava. Murakoze rero. Ngira ngo reka mbanze mbashimire kubera ko mwitabiriye uyu mubatizo ndetse umubatizo udasanzwe. Ariko hagati aho ngaho mbere yuko dutangira igikorwa cyo kubabatiza dufite ingingo nk'eshatu tugomba kugendanira hamwe. Turasenga, icyo cyo ni ihame ngira ngo murakizi. Hanyuma ndaza kubaza ikibazo ariko nanihuse, reka mbabaza. Mwese muje kubatizwa mwabitekerejeho cyane? Ngaho ababigaragaza bumva umutima wabo ubyumva nibagire batya. Amina. Mwese ndabona rero mubyemera. Nifuje rero yuko iki gikorwa cyaba kandi kikabera hano, kikaba kuri uyu munsi, cyane cyane ko tugira amahirwe tukaba dufite umukozi w'Imana udasanzwe uvuye mu gihugu cya kure, ndetse akaba we afite umwihariko. Ndavuga nti waba warabatijwe waba utarabatijwe, uwo mugisha buri wese ugomba kumugeraho. Ubu mundeba nanjye murabizi ko ndi umushumba wanyu, murabizi ko ndi umushumba kandi umushumba wasizwe. Mbabwiza ukuri, nanjye mbere yuko numva ibyiza by'iki kintu cyo kubatizwa yabanje kongera arambatiza. Yarambatije pe. Ndavuga nti rero ntabwo nabyihererana. Dufite umukozi w'Imana rero yigire hano, hanyuma mubereke niwe ugiye gukurikirana uyu muhango wo kubatizwa bundi bushya. Reka tuvuge ngo bundi bushya, kuko hari n'ababatijwe ariko wo kugendera ngo warabatijwe, kuko uyu mugisha ugiye guhabwa ni umugisha uzaguherekeza ukageza no mu buzukuru no mu buzukuruza, ndetse ndahamya ntashidikanya ko umuntu ugiye kubona kuri uyu mugisha azabona ubuvivure. Amen. Ni umugisha udasanzwe. Nibyo rero bavandimwe, dukomeze twizere. Ndabashimira ko mwabanje mukizera. Buriya kugira ngo muze nuko mwizeye. Mana, ndimo ndifuza ko uyu murimo, uyu mukozi w'Imana yasubira iwabo tumaze kubatizwa turi benshi, tukakira kuri uwo mugisha. Rero nkuko nabibabwiraga, reka mbanze mubereke hanyuma tujye mu kindi cyiciro. Mukozi w'Imana, Amina. Nagira ngo wigire juru use n'uwibwira abakristo ho gatoya. Hashimwe Imana yakoze ibitangaza, kimera yuko uyu mushumba wanyu akomeza kubaragira neza kandi ntimukazimire. Ntimukazimire. Byatwaye imbaraga nyinshi, yarambwiye aho narinda aho ngaho, arambwira ati nagiye ntoragura imwe zimaze kugwira. Ati ngwino rero uzanzahure rwose intama zari zarazimiye. Ndagira ngo rero kugira ngo tubikunde kandi bigende neza, hamwe n'umushumba wanyu amfashe tubanze duhumanure iki kidendezi, kubera yuko cyakozwe n'amaboko y'abana b'abantu kandi bahumanye. Mu masegonda make cyane urasengera kidendezi, noneho nanjye nkwakire ngihesha umugisha maze dukomeze. Uwiteka Mana nziza, ni wowe ukora, ni wowe tugenga, ndetse ni nawe uzi byose. Nsengeye iki kidendezi kigiye guhebwamo umugisha abana bawe. Rero twarabibonye ubwo Yesu yabatizwaga akabatizwa na Yohana. Twarabibonye umugisha uwabatijwe agira. Duhesheje umugisha rero abagiye kubatirizwa muri iki kidendezi. Byose bibuka ushaka, tubisenze mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. La programmation de la Fadité est terminée. L'intégrale Paritissé, MNVT,
papa ya katasatapo Te. injini alozepo fra Hervez pour tepo imperiteke la vine virivu virivule Amen. virivule vulete Teraba. telepole sekiatapo iyalave barebe imitima yabiciye bugufi kuva ku rukweto kugeza ku musatsi buri wese umubyibuho ukabije ubugufi bukabije uburebure budafite gahunda amenyo asa n'aho atari ku murongo ijwi ritaryoheye amatwi byose ndagira ngo ubinyoroshe muri aka kanya mu nyorosho yawe ikomeze kubera muri aba bana bahabwa umugisha tugiye kuba tutitangira itama ukomeze kubera byose mweretse kandi uyu mushumba kugira ngo umukoreremo abana bawe ubaha imbaraga zo kugira akaboko karikura nta busambo Amen. Itorero rikomeze rikure nk'igihumyo ryihute. Amen. Amen. Urakoze cyane. Twakinjira mu kindi cyiciro nk'uko nari nabibabwiye. Uyu mugisha rero ntusanzwe nk'uko nabibabwiye. Ngira ngo mwabonye message nubwo abandi bakirimo kwinjira ndabona n'abandi bakiza ngira ngo urajya uhabwa umugisha utanze 50,000. Ibyo mwarabimenye yemwe murabizi turabizi ariko ntabwo mwagabanya se 50 kari menshi. Urumva ubundi umugisha ari 100,000 ariko umuvandimwe naramwinginze ndavuga ntabakristo rwose dukwiriye kuborohereza cyane cyane abiwanjye. Urumva umuntu ubavuye muri ibyo bihugu akava kuri icyo giciro ubundi hariya batanga n'amadolari n'amayero ariko byarangoye kugira ngo mbimwumvishe ariko kubera ko ari uburyo bwo kugira ngo namwe tubafashe igiciro twemeranya kuri 50 kandi pe ni make ni make kuri telefone rero ngira ngo nimero murayizi ni ya yindi isanzwe y'itorero hanyuma kode ni ya yindi y'itorero abayazanye mu ntoki urajyuza uyashyire mu giseke cy'amaturo hanyuma ubundi ubatizwe. Hanyuma ikindi cyongeraho rero si ibyo gusa urarangiza kubatizwa tuguhana ubwasisi. Ubwasisi ni iki? Urabibona uhageze. Nuhagera umaze kubatizwa urabona ubwasisi uhabwa ndetse hari n'abagirirwa umugisha. Hari n'abaza kugirirwa umugisha kubera ko Imana yabakiriye baravana umugisha hano umugisha urahitu hari n'abari bubona amatabishi. Nubona amatabishi rero umenye ko wowe ugiriwe n'umugisha wundi udasanzwe kuko uba ufite ubushobozi bwo kuba wahita utangira umurimo nawe ukaba wabatiza. Iyo ubonye amatabishi uba ushobora kuhita ubatiza ako kanya. Rero Imana ibidufashemo ngira ngo kuri iyo Bibiliya tubanze dusoma umurongo wo muri Bibiliya buriya Imana ijya kuturema yari yaraduteguye mbere yuko tubaho. Vuga ngo mbere yuko mbaho narindiho. Amen. Ariko urumva izo mbaraga mbere yuko ubaho. Iki gikorwa rero tugiye gukora ntabwo ari igikorwa kiba kivuye muri twe kuko na Yesu yaragikorewe. Haleluya. Yesu yaragikorewe. Rero
reka tujye muri Matayo umurongo wa 13, Matayo 3:13 haravuga ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani asanga Yohana ngo agira ate asanga nde Yohana. asanga nde Yohana. yaravuye he I Galilaya. urumva umwana w'Imana yavuye aho yarari ariho i Galilaya aravuga ati ibintu sinabyihererana atera intambwe uwo ni umwana w'Imana araza asanga Yohana kuri Yorodani ariyo iyi ubu muri aka kanya umukozi w'Imana turamugereranya nande Na Yohana. Ya Yohana. ubwo mwebwe murumva ko mwamaze kuba nka Yesu nka Yesu imitima yanyu ubu ngubu yabaye nk'iya Yesu Kristo. mwateye intambwe Amen. haleluya Amen. mwateye intambwe imitima yanyu yamaze kuba nk'iya Yesu Amen. wiyambuye icyubahiro atera intambwe Yesu yari afite ubushobozi bwo kuba yahamagara na Yohana yari umwana w'Imana yari afite ubushobozi bwo kuba yamuhamagara akamubwira ati ngwino umbatize amubatiriza abandi ariko kubera kwicisha bugufi reka bifunguye Amen. muri kubyumva neza urumva uko kwiyambura icyubahiro agatera intambwe akagenda yaragiye gushaka ikiyemo umugisha kandi si uko yarabuze iki Umugisha. ibi bintu rero ntabwo ari ibintu biba ari byacu ahubwo ni biba biturutse ku Uwiteka amena Amen. twakomeza ababishoboye rwose mujye muri Yohana ibice 3 umurongo wa 13 musome kandi mujye mukunda gusoma Bibiliya amina Amen. mujye mukunda gusoma Bibiliya reka rero twabwiriza murabizi ko iyo maze kuzura umwuka ubu twafatiraho ariko kubera ko igikorwa cy'uyu munsi ari igikorwa kidasanzwe reka dukomeze igikorwa cyacu cyo kubatiza mbwira uwiteguye yakigira imbere ubundi tugatangira igikorwa nababwiye ko ufite kashi ni mu giseke uyafite kuri telefone ikoranabuhanga ryaraje ni ya nimero isanzwe na ya kode y'urusengero ndagira ngo rero urajyuza turakubatiza tugusengere tuguheshe umugisha hanyuma ukomeza ugenda ufata bwa bwasisi nkuko nabibabwiye uwa mbere rero yakigira imbere umukozi w'Imana nk'uko abivuze tugiye kubabatiza ngira ngo ko bamara kubatizwa nk'uko abivuze bazajya baguhanagura none ukomeze ruguru ujye gufata ubwasisi hanyuma uyu ni umugisha wa rusange ugiye guhabwa umuntu wese ariko tukaba dufite n'umugisha w'umwihariko ujyanye n'ibyifuzo bya hato na hato uyu ni umugisha nakuye hanze nk'uko mushumba yarabibabwiye kuko yababwiye ukuntu Yesu yavuye he I Galilaya. akajya kubatizwa Yego. na Yohana aho rero avuyeyo buriya yaje gura n'uwitwa Zakayo mujya mumwumva Zakayo wari wuriye igiti mugufi cyane arangije ahura na Zakayo aramubwira ati ndarara hehe iwawe burya nimureba neza muzasanga Yohana rero yagiye ni naho yariye honyine icyo gihe nta resitora zabagaho
niho yariye honyine. ni mubireba neza muri Bibiliya muzasanga nta handi hantu Yesu yigeze arya uretse kwa Zakayo. Amaze kurya rero abyutse mu gitondo aza kuhibagirirwa agafurumba yahibagiriwe kari karimo amavuta ya elayo y'umugisha. Zakayo akabonye aravuga ati ntabwo natwara aya mavuta y'umwana w'Imana. Bayabitse neza, barayabika neza bimwe by'isezerano rero ryagomba gusohora. Ejo bundi ngiyeyo nzagura n'umwuzukuru wa Zakayo, turaganira aho ngaho twari turi nyine turimo tureba ijambo ry'Imana, tunahabwa nyine imbaraga, nuko tujyana iwabo. Nanjye turasangira, twicara muri saro aho Yesu yari ari icyo gihe barya. Ndangije barambwira bati rero ntabwo bataha. Nicyo kintu nari nibagiwe, nari nakibagiwe koko. Uyu muntu mureba, uyu mukozi w'Imana yicaye ku ntebe Yesu yicaye ari kwa Zakayo. Icyo kintu nari nakibagiwe. Intebe yicayeho arimo kurya. Mugutaha barambwira bati rero ntabwo twaguha, kuko iyo ntebe iracyahari. Yayicayeho nawe niyo bamuhereyeho ifunguro. Yego. Abuzukuruza be. Nuko barambwira bati ntabwo twaguha ayo mavuta yose, reka tugusukireho gakeya, ariko kuko ari mwebwe n'ubundi muzagenda namwe muba abandi nkuko yagiye abivuga, namwe mugaheshwa umugisha muzajya muha abandi. Ubwo rero kuri aya mavuta arareba cyane cyane ngo atanze 50 nkuko bivuze haruguru, n'abandi ariko batabashije kugira icyo babona nabo turababatiza, namwe muce mu kidendezi ntimutaha uko mwashe. Amena. Oya, hano hari amavuta urajya ubatizwa usigwa, urajya ubatizwa usigwa, hanyuma rero ngira ngo nkuko umuhango wacu tutangiye, umubatizo waturutse ku ijambo batizi ikigereki. Bagitize. Uburo tugiye kubatiza. Mushumba uramfasha cyane cyane aba basore kugira ngo noneho bigaragare neza. Mwabari muri mu batanze iryo turo cyangwa mugiye kujya mu kidendezi? Nabikoze muri telefone. Babikoze kuri telefone. Noneho kandi icyo nababwira nagira ngo mwo kuza kugira ubwoba. Iki kidendezi kirahumanuye. Ngira kuri uruhande. Ni amazi y'umugisha. Ngira kuri uruhande. Urajya rero wigira hino. Egira hino. Ngira kuri uruhande. Negira hariya. Satira hano hino. Kandi kugira ngo bigende neza, Pastor neza ngo habanza kujya haza umwe n'ubundi niko kugira ngo bigaragare neza. Ifata inyuma gutya. Jya hino. Bahanagura ndahagarara he. Urabatijwe. Jya kuri uru ruhande kandi ukomeze ugume mu nzira nziza. Ntuzasubira inyuma ukundi. Amen. Yego, baguhanagure noneho utambuke unyure hariya. Ukomeza bakwakire umufata amatabishi. Umwohereza ajye gufata ubwasisi. Undi natambuke. Reka jyana no ku mavuta akira. Amen. Undi natambuke. Mwatanze namwe ituro? Yego. Kuri senkani? Kuri telefone. Urabatijwe cyane ku bwasisi. Baguhanagure noneho nawe ujye gufata ubwasisi. Amen. Ku mavuta. Amen. Undi natambuke. Mwatanze ku ituro? Kuri telefone. Nawe ugiye kubatizwa, ntuzasubire mu byaha kandi ujyane ku bwasisi. Amen. Komeza. Tambuka. Nawe mwatanze ku ituro? Iyo afite kashi. Yashyiremo. Esa nundebera ko yuzuye. Birizewe n'abakristo ni intama zawe ziru. Murakoze kubona amafaranga. Nawe urabatijwe kandi ntuzasubire mu byaha, uze uhite baguhanagura ujye kuri ubwasisi. Ongera ujyemo neza. Muhanagure nawe ajye gufata agacyayi hariya mu nzu. Uretse baguhe garanti.
fata garanti. Sashimwe. Komeza uze. Aya mafaranga. Komeza uze. Mwatanze ituro. Ishyira mu giseke. Ntuzasubire mu byaha nawe urabatijwe ubundi ugene nawe bajye kugubwa sisi. Mwanagure nawe agende bamuha agacyayi. Aho mukuye Imana. Akira garanti nawe. Muhe garanti. Haleluya. Shishikarize n'abandi baze Ndi nakomeza ze. Watanze ituro. Wishyuye kuri telefone. Bugiye. Nurishyura. Arashyira kuri telefone. Banza ushyireho. Mwene data. Banza ushyireho. Ngwino biragaragara ko ufite n'ibibazo byinshi. Banza ushyire kuri telefone. Muki wanjye nta kibazo. Nuwawe. Ntacyo ntacyo reka tumukorere nyuma. Ntacyo. Tubanza amafaranga bayazanye. Mwebwe. Ubwo urumva ko tambuka nawe ngwino. Nta kibazo mwe urumva ko muraza nko muri poromosiyo. Ntuzongere gukora ibyaha. Shyira mu giseke. Shyira mu giseke. Senkana aruzuye. Shyira mu giseke. Aruzuye senkana. Shyira mu ara. Kandi ntuzongere gukora ibyaha sha. Uracyari muto ushobora kuzapfa ukenyutse. Ariko Imana akakanyira gukuruye nta uzajya. Ibibazo byose. Jyamo ngwino. Ongera. Nawe nibaguhanagura ugende nawe baguhe agacyayi kubwa sisi. Nakoze kubona amafaranga mujye mushishikariza n'abandi kuza gufata. Akira nawe garanti. Muhe garanti. Aha. Papa sava. Karibu sana, karibu sana. Amina sha. Jinjira mu ntozo baguha agacyayi. Hano muri mu biki? Bantu bitese. Ni sawa cyane. Tubirimo kabisa. Bitese. Byiza muri mu biki? Mva nyina kandi. Mbo nta birenze. Muri mu biki hano? Muri mu biki? Nta birenze. Karakano k'agaporogaramu. Urabona mbega uko bisa n'ibimeze. Ni igikorwa. Nta birenze ni ibintu byoroshye. Ni igikorwa twari tunagishoje urebye. Urabizi ko iwanjye hari bitemewe ko hakorera imihango y'itorero yose. Ako twari tunabishoje byari binarangiye. Bwari uburyo bwo kugira ngo duhe umubatizo abakristo banjye bundi bushya. Hasa kabarinde wabahaye uburenganzira bwo kuhakorera. Ntabwo ari ukuzaho tuwatinda. Ari ukuhakorera n'ibintu atemewe hano mu kabari. Ko birangiye. Ato. Ko muzi ko twari mu mahugurwa nubwo umugore asigayeyo. Ninde wababwiye ngo mugire hano urusengero? Bo ni nk'aho atari urusengero. Niki? Ni ahantu twari twifashishije kandi turi no gukonsoma. Noneho twari gukonsoma. Kandi ikindi hari ubundi buryo wenda ubibona ukaba wabibona nabi. Twabihagarika ntacyo. N'abari bashoje. Ntabwo ari ibintu birenze. Iyo murimo gukora ibintu muba mwumva rimwe mubizi mwenyine. Iyo muri gukora ibintu bitemewe muba mwumva ari mwebwe muri mu gakundi kanyu mubizi mwenyine. Cyangwa aho muba mwabibwiye ngo muzane nabo baba bari gutanga amakuru. Muza kubatiriza hano hari ikidendezi. Muza kubatiriza hano hari urusengero. Muza kubatiriza hano mwahatiye nde mwakodesheje. Okay. Oya niba uzanyemo ibyo gukodesha nta kibazo da. Wamugani yaragira tukaguha uyu munsi cyangwa se uyu mukozi atonge ntumwizera ko uko twari twavuganye numvaga bavuga ko ari ibintu byoroshye. Ndavuga se n'ubundi ko ubundi babonye bitoroshye nta kintu hari gukora. Aravuga ngo murumvikana ku buryo bwose bushoboka. None nanjye navugira nawe umuntu wo muri business ntago wakwanga amafaranga kandi warashinze business mu gihe wavuze ko murumvikana kandi nzi kutagorana n'abana ba pastor. Nani cyangiritse rega tujye no gukonsoma. Rwose kandi ni n'abantu beza. Nanjye hari ikintu bamariye bamaye n'ikiraka no kuvuga ngo ariko wumva muri ubwo bwenge bwawe wuzuye.
ako gahara karimo umukoki n'umukokwena ufite icyo kibazo washinze business boss business nashinze ni yakabari n'amacumbi ariko nta kuba ubaho byandikishwa njye nigeze nandikisha ko hano habera ibintu byo kubatiza ariko Yorodani irimurwa byari birangiye Yorodani irimuka si ibintu byoroshye Yorodani irimuka nabyumvise ko yimuka mu bintu rwose by'abakozi b'Imana Yorodani irimuka ko Yorodani yimuka ikaba yimutse iwawe hatemewe ari byo wandikishije ikazi iwanjye nawe wandikishije akabari n'amacumbi ahangaha niwo Yorodani yemewe ariko reka ubundi tubigenze wa mugana tubirangize ntabwo wabikoze nka business iwawe niwe wakoze nka business tukwishyura ngahe kandi tugiye no gukonsoma bose nkuri inyuma niba tukwishyura ngahe ni wahagize nka business si byo uvuze nkwishyura ngahe ari kugabanya amagambo kandi noneho bose ntago araya gusa reka ngabanya amagambo wavugane ibyo reka bivuganira abangaba nibo ngabanya amagambo nko kuri kubivuga abashyire no kuri telefone kubera ko nangari na muri business bitaza no kutuvuna tubyumve kimwe we tuca amafaranga turangiranye amafaranga sibyo kubera wenda tutabyumvaho cyangwa tubirengaho se wumva urumva iyi ni bar resto n'amacumbi siko bimeze ese shyiramo n'ivuriro wera sa ku ntego none se wagira ngo hoya da erega buriya nuko hari ibintu buriya mutekereza ukabizana ntubisanishe none se wagira ngo ivuriro ntiryajyamo none se ubundi si kwa muganga uje kunywa buriya abarwayi n'inzara nyinshi byose uje kurya abarwayi uje muri iyo rogi abarwaye muri guhuza urumva reka nuko ibintu ubundi ubugira gutya ugasa n'umuntu ubyirangaje kandi nzi ko uri umunyabwenge ibintu byose buriya birunganirana nubwo bitandikwa kimwe ukaba warandikishije business ariko uje hano buriya baje kwa muganga kandi hano ntukagira ngo haza abapagani buriya abantu baza hano ni abakristo niyo mpamvu na Yorodani rero kuba yageze iwawe ntacyo byari ntitwanacukuye urabona twe twiyaranje ikidendezi tukizana mu uri kubyumva wumvishe bigahurira kuri business bike rwose bampaye 20,000 aba bantu babaye benshi hano nabo mukiye natwe twakwaguka pe ntabwo twamwambura kamugane ndetse twagize ubwikanyeze jimba ngize mu kanya gato ndebe ko nabugabanya hanyuma mbabwire ngo muhamagara abo bantu bose bagiye ayo nayo bagize ande ari kuri telefone babashyire kuri telefone oya buriya dufite na code y'itorero nyine babacaga ni nangahe se ko ari 50 50 se niba ari abantu b'Imana kuki muri kubaca 50 yo kuza kubatirizwa mubabwire bose baze mubasubiza amafaranga nawe usubiza amafaranga yatanze ku bushake nawe ceceka hano ni wanjye sima twibye winjomba umunwa ukeka ko nta bwenge ngira ariko bwaba ugiye gutegeka winjomba umunwa nawe waba ugiye gutegekera mu yasubize muri kariya ariko waba ugiye gutegekera mu rusengero ubwo waba ugiye gutegekera mu rusengero tafari wazanyane rwose waba ubaye nk'utanze amategeko mu rusengero ndimba wigeze utera hano igiti oya washyizeho itafari nubaka se oya njya kwandikisha icyo nkora waramerekeje oya shyiraho amafaranga muri kariya gaseke gira vuba bahwanye na serivisi ndavuze ngo shyiraho amafaranga yose muri ako gaseke shyiramo ngenda ategeka ariko twakoze natwe iyahereze hatungi mwihangana hatungi bari 20,000 ubihereze ndimbate 20 baguhaye wongeye biransaba kuza kuyashyira kuri telefone barawambesireho nse ubundi bara 20,000 hereza ndimba ariko aya nayo abakirisitu bari batarayampa nakubwiye ngo ziba bari kuyampa turanye yampereza nayo baguhaye se nayo bampaye bari kuyampa turanye yamusubiza aya nayo abakirisitu ariko batanze twarayaguhaye no kubyibagiwe oya nayo abakirisitu batanze no kubyibagiwe utangiye kubirwaniramo dushaka kudukawusha tu kuyampa twaraguhaye ko abantu b'Imana tuvugisha ukuri nibi wawe hatemewe
ari urusengero ari narwo wandikishije? Kuki wumva ko mu kabari kanjye nandikishije nka bar restaurant n'amacumbi ariho hemewe? Hanyuma abo bakirisitu niwe wamubagiriye imwe ngo batazapfana ibyaha, babacaga ngahe? Murabaca 50,000 ngo bigende bite? Ntabwo byakabaye muri serivisi muhora mubaha mubasengera. Ubonye iwawe utahibira uje kwibira iwanjye kugira ngo unteze n'inzego. Ahubwo Didansiye niwe banze kumubatiza ngo kubera ko nta 50,000 dufite ra. Kode yari yande? Ni yaba ngaho. Kode ni yande? ku mazina amazina na yande ND ni ndimbati nyine ariko twarayihinnye kugira ngo bigaragare ko ari company. Gusaba ko kugira ngo ibibazo byorohe tutajyanye mu manza ngo tujye gutuburira abantu ngo tujye guca hirya no hino. Uzi ko wese yakuhaye amafaranga kuri iyo kode uyamusubize. Turajyana digidi sinkabe ntahari ngo mumve kuri urugo ari urw'ino. Ese boss arayajyanye se cyangwa yashyiriye ba nyirayo?